ikindi cyabagaho gitangaje cyane muri iyi minsi mikuru habagaho presence y'umwotsi muri iyi minsi mwabonye ubwo bari barimo batora papa cyangwa umuyobozi mukuru haraho bihuriye cyane nangiye kubaza birahari rwose nta gishya kuri uriya mwotsi mwabonye uzamuka umeze kuri rega birahari birasobanutse nuvuga ngo uwo mwotsi yo utabonetse kuri Mount Sinai ntago ntago Imana yabaga yavuze ntago iba yavuze bategerezaga babona umwotsi ucumbye bakaza bihuta bose hakaba hari abashinzwe kuvuza amakondera kugira inanga cyangwa abantu bazi ko numva se bikorwa nka biranyire twabonye mugari papa towe niko bimeze rwose gusa igitandukanye n'ukuri ya mwotsi ucanwa n'abantu yego ariko nka missionnaire nangiye kugikubaza nukubera iki ubona itorero rya Pentecote cyane cyane ryo mu Rwanda reka bari ryo mvuga ADPR ni itorero ry'umwuka cyangwa riyoborwa n'umwuka ariko rikaba ari itorero rimwe rihoramo amakimbirane bombori induru za hato na hatoya ubona biterwa n'iki ku itorero ry'abanyamwuka ari ryo rikwiye kuba intangarugero mu miyoborere no mu bundi buryo bwose ariko ukaribonamo bombori biterwa n'iki kuri wowe urakoze Joel yego nagira nkubwire ko itorero murakoze intumwa za Yesu zakiriye umwuka wera bituma babasha gukora umurimo w'Imana bashize amanga ndetse bamwe bemera gupfira ibyo bemera ese muri iki gihe ubona hari abakozi b'Imana bakwemera kugeragezwa nk'intumwa bagapfira ubutumwa bwiza niki abiki gihe dukwiye kwigira ku ntumwa za Yesu zuzuye umwuka wera ku munsi wa mbere i Yerusalemu nkuko tubisanga nyine mu gitabo cye byakozwe n'intumwa ibice bibiri urakoze cyane Friends of Iyobokamana TV, we greet you in the name of Jesus. Turabasuje mu izina rya Yesu. Pastor tuguhaye ikaze ko kugiye kudufasha guhuza indimi komera cyane. Muraho neza. Imana ishimwe cyane. Yes. Welcome in Rwanda. Welcome in Rwanda. Thank you. Yes. Thank you. Yes. We can begin with introduce yourself. My name is Samuel Kimani. Reverend Samuel Kimani. I come from Kenya, Mombasa. Oh, okay. Yeah. Yego. Avuye muri Kenya i Nairobi aje mu Rwanda wenda pastor kugira ngo mbere yuko tuganira nawe gatoya reka banzu tubwire ninde azanywe n'iki kugira ngo abantu wenda baze gusobanukirwa. Urakoze Joel reka mbanze ntangire nsuhuza Banyarwanda muri rusange nsuhuza itorero rya Kristo turimo turinjira muri periode yo kwizihiza umunsi mukuru wa Pentecote ariko nabanza nkabibwira amazina yanjye nanjye nitwa Eric Sengimana Muzungu ndashima Imana kubwaba bashyitsi bacu bari kuhagera bari kugera mu gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyakira buri wese gihikaze abanyamahanga ntago rero itorero ryacu rya ADPR Pentecote y'u Rwanda ryasigaye inyuma rikangurira abanyamahanga nabo kuza bakareba igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko bakareba icyo Imana yakoze mu itorero. Uyu rero uhageze wa mbere ni umukozi w'Imana ni inshuti y'itorero by'umwihariko rya ADPR si ubwa mbere hageze ngira ngo ni ubwa gatatu. Amazina ye yayavuze ni umukozi w'Imana turamusura cyane nawe akadusura ni amatorero ya Pentecote mu gihugu cya Kenya nk'uko yabivuze ava mu gace bita Ukunda naho ngaho nuko bimeze kandi yazanye n'umufasha we urumva ko ari ikintu cyo kwishimira ko umuntu nk'uyu yahaguruka akaza kureba
itorero akizihiza umunsi mukuru wa Pentecote tugiye kwizihiza ku munsi wa gatandatu. Kuri we Pentecote ni iki? He just want to know, for as you come to celebrate Feast of Pentecost, or the Feast of the Weeks, as the Bible stated, what does this say, or what does it remind to you as a servant of God to come all the way from Ukunda, Kenya, up to Rwanda to celebrate the Feast of Pentecost? Okay, first of all, what I know and what I believe after the death of Jesus. Icyo numva kandi ntekereza nyuma y'urupfu rwa Kristo Yesu, after resurrection, akazuka, he met the servant of God, his followers, yahuye n'abigishwa be, and he told them to meet in a higher place. Aza kubabwira ko bagomba kujya ahantu hamwe bakajya basenga bagahura, so that when he reached to his father's place, he will ask his father to give out the Holy Spirit. Akagira ati igihe azaba asubiye kwa data wo mu ijuru, azagira igihe cyo kuboherereza umufasha ari wo Mwuka Wera. So then, to me, I'm happy when I hear here in Rwanda you have that day of Pentecostal. Nge narishimye cyane maze kumenya ko mu Rwanda habaho kwizihiza uyu munsi mukuru wa Pentecote. And I was here last year. Kandi nari ndi hano umwaka washize. The same Pentecostal day. Kuri uwo munsi n'ubundi wa Pentecote. So to me I felt good. Ngewe biranshimisha cyane. To come and fellowship with you. Kuza nkaza kuterana namwe. Because when after what I saw, icyo nabonye uwo munsi ubwo nari ndi hano umwaka washize, I have seen the benefits. Hari imigisha nabonye mu hari byiza nakuye mu kuza with my brother and sisters, kuza ngaterana hamwe na bene data kuri uwo munsi wa Pentecote. In fact, in my ministry, mu itorero nyoboye, I have seen the benefit. Nabonye byagize ingaruka nziza ku itorero ryanjye. That's why I have come again. Niyo mpamvu nagarutse with a big faith. No kwizera gukomeye. Because I saw it. Narabibonye. I tested it. Na byangize ingaruka nziza. Nagarutse. To revive it again. Kongera nanone kwa ngo habe ubundi bubyutse kandi harimo no kwizera. Harimo no kwizera. This is a wonderful day. Numunsi ukomeye kandi mwiza cyane w'igiciro. Murakoze cyane. Muri Kenya Pentecote bayiteguye gute bayiziza gute? Ese now he wants to know in Kenya, for the churches, how are they prepared right now for the Pentecost? To me, I can say I have never seen in our country churches coming together for the Pentecostal day. Ati iwacu mu gihugu cya Kenya samatorero menshi afite iki kintu cyo kwizihiza umunsi mukuru wa Pentecote. Maybe single churches. Ni makeya na matorero makeya. They don't fellowship in a whole country as a Pentecostal day. Ntago babishyiraho ku buryo amatorero yose mu gihugu aza akishyira hamwe akizihiza umunsi mukuru. That's why I have come all the way from there. Niyo mpamvu navuye ngiyo mu icyo gihugu nkaza muri iki gihugu cy'u Rwanda. I know the benefit of fellowshipping with the brothers and sisters on a Pentecostal day. Kubera nzi ibyiza byo kuteranira hamwe ku munsi wa Pentecote na bene data. Kuri we niki Pentecote ikwiye gusigira abakristo? For you as a servant of God, as a pastor, what do you think that Pentecost, as people are going to celebrate the Pentecost feast, what do you think this is going to remain, to live in the heart of believers? What should they expect? I understand. I want to put it this way. Ati ndashaka kubishyira mu buryo. It is not like the way we celebrate the day of birth of Jesus. Ati uyu munsi wa Pentecote ntago ari nka kuriya twizihiza umunsi wo kuvuka kwa Yesu Kristo. Also, it is not like the death and resurrection Pasaka day. Cyangwa se uriya munsi wo kuzuka kwa Yesu ariyo Pasika. This is not a normal day.
uyu rero ntago ni umunsi udasanzwe nk'iyo ngiyo. This is a day of being filled. Ni umunsi wo kuzuzwa. Being filled so that you get to go more. Kugira ngo ubashe gukomeza imbere. Because you are being filled again. Tugomba kuzuzwa You are being nanone. revived again. Ukongera none hakabaho ubwo bubyutse. Because he said Kubera yaravuze. we cannot move on without the help of the Holy Yavuze Spirit. ko ntacyo twashobora nta nicyo twagera tudafite ubufasha bw'uwo munsi So this bw'umwuka wera. day is more benefit. Uyu munsi rero wa than Pentecote Pasaka ndawubona or ko ufite Christmas Day agaciro gakomeye to me. kuruta kuri njyewe. Undutira Pasika ukandutira n'ivuka rya Yesu ari wo Noheli. Yes. Yego. azamara iminsi ngahe mu Rwanda nibihe bikorwa ahateganya mu ivugabutumwa nyine cyangwa muri uko kuba muri Pentecote? Urakoze Joel, nk'uko bibona nibwo akihagera. Hari gahunda zitandukanye, hari uguterana n'abakristo batandukanye mu matorero yacu ya ADPR. Hari gahunda yo kujya amatorero yose ari mu bihe byo gusenga, byo kwiriza ubusa. Ejo ni ku munsi wa gatanu, urabona baracyarushye, bagiye kuruhukaho. Ejo ndumva bazaba bari mu materaniro hirya no hino, kandi turacyafite abandi bashyitsi bari mu nzira baje muri uyu munsi mukuru wa Pentecote. Ubwo rero icyo ni cya mbere. Icya kabiri hariho gusura umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali ni mwiza cyane, kuko natwe bajya batwereka, iyo tugiye bakatwereka ibyiza by'igihugu cyabo. Numva nanjye nk'umukristo cyane nk'umunyarwanda, numva ntago yaza gusanga be mu rusengero, ahubwo akwiye kureba n'icyo Imana yakoze ku banyarwanda, iterambere dufite, isuku dufite, nawe akirebera. Kuko izo mbaraga z'umwuka wera ntago zageze mu rusengero gusa, ahubwo zigera no mu gihugu. Igihugu rero, igihugu cy'u Rwanda gifite umugisha, gifite Imana. Murakoze. Tugana ku musozo, as conclusion, what your expectation to the country of Rwanda? Abona gute Rwanda arufiringa gute yarukompaye n'ahandi agenda? Icya mbere nuko I understand Yes. when he said expectation. Yeah. Icya mbere nuko we nk'umukozi w'Imana ndetse nk'umunyakenya afite byinshi yigiye ku gihugu cy'u Rwanda, kuko ubwo iyo tumusuye hari ibyo atubwira yakumbuye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Icya mbere nuko kuko agenda mu bindi bihugu akareba itandukaniro, hari feedback baduha, batubwira igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kirimo abantu batuje, ni igihugu gifite isuku ndetse n'iterambere. Ikindi batajya basiga ni rule of law, kuvuga ngo ibintu hari kugendera kuri gahunda, igihugu cyubahiriza amategeko. Ntago baratunguye imbere, babona moto ukuntu bafite gahunda, babona ukuntu bambara helmets, umugenzi ndetse n'umushoferi. Ibyo byose byagiye bibaha kugira icyo batekereza. Niyo basubiyeyo babona gahunda iri mu muhanda, bakifuza ko n'ubundi nabo byabageraho mu gihugu cyabo. Ariko hari byinshi bigira ku gihugu cy'u Rwanda. Reka nawe twumva mutima. What's your expectation to the country of Rwanda? My expectation, to me, I think it is this Pentecostal day. Ati ngewe icya mbere cyari kuri uwo munsi. I just look forward to be filled by the Holy Spirit. Ati ngewe icya mbere ndi kubona naje no gukomeza nkuzuzwa muri uwo mwuka wera. More than anything else. Icya mbere nicyo cya mbere nifuza kugira ngo nkomeze. Ibindi ntekereza ko mbifite, ntekereza ko bihari, ariko iki kintu cy'umwuka wera numva ari cyo cyanzanye cyane cy'ingenzi. To get those benefits of Holy Spirit. Kugira ngo mbone ibyo byiza byo kuzuzwa umwuka wera kuba kuri uwo munsi nk'uyu. So that I move on with the ministry. Kugira ngo nkomeze mu itorero ryanjye. I'll be to be strong. Ngomba kubona imbaraga. So that I get that power of when I speak to people. Ibwo iyo ndi kubwiriza abonyoboye abakristo, they will hear me, bakumva ibyo ndi kuvuga, and they'll get saved, kandi bakanakizwa. Yes, I have it, but you know, more than
when you ibyo birahari go on, ariko ndumva nshaka ko bigomba God kwiyongera adds more grace. kugira ngo n'ubwo buntu That is bukomeze my kunza expectation. icyo nicyo cya mbere cy'ingenzi ntekereza kuri njye. Thank you. murakoze Thank you. cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Umwanya muduhaye. Thank you. Turacyari mu bihe byo kwizihiza umunsi cyangwa kwitegura umunsi mukuru wa Pentecote, aho mu Rwanda cyane cyane mu itorero rya ADEPR hari kugenda haza abashyitsi batandukanye baturutse mu bihugu bitandukanye. Turi kumwe n'uyu mubyeyi, nawe ni umunyakenya, uyu twaganiraga mbere ni umutware wiwe. Reka nawe tuganire nawe, tumuhereze ikaze mu Rwanda. Reka dutangire tumusuhuza. Mwiriwe neza? Hello, most welcome. Can you greet the public? Yeah. Naweza. Amen. Go ahead. Kwa majina. Kwa majina naitwa Pastor Jacqueline Imani kutoka Mombasa, Kenya. Ndava mu gihugu cya Kenya. Nafurahi maana ndio mara yangu ya kwanza kufika Kigali. Ati ni ubwa mbere ngeze muri iki gihugu cy'u Rwanda kandi ndumva ari byiza. Na ninafurahi kwa sababu Mungu ameniongoza kutoka huko kote, ni kwa neema yake kunifikisha. Kunzana kuva muri icyo gihugu cya Kenya aho ntuye bikanje Imana ikangeza muri iki gihugu cy'u Rwanda ni ubuntu bw'Imana nagiriwe kugira ngo ngere hano. Neema za Mwenyezi Mungu zimetufikisha tukiwa salama. Imana yaturinze, ubuntu bw'Imana bwaturinze butugeza hano muri iki gihugu. Na ni siku nzuri kwetu kwa sababu ni siku ya Pentecost. Kandi ni umunsi mwiza kuri twe ko ari umunsi wa Pentecote. Tunafurahi sana kwa sababu ya Bishop Mzungu. Turishimye cyane kubwa mwene data Bishop Eric Muzungu kutukaribisha Rwanda. Kuza kaduha ikaze mu gihugu cy'u Rwanda. Na katika hiyo siku tunatarajia mambo makubwa kupitia Holy Spirit. Kandi kuva icyo gihe twagiye tubona ibintu byinshi cyane kubw'imbaraga z'umwuka wera. Maana ni jambo geni kwetu Kikenya, hatujaisikia ikiwa na hiyo gathering kwa pamoja. Natwe twumva ko ibyo biba hano muri iki gihugu Rwanda byazagera ni wacu tukaduterana nk'uko amatorero akajya hamwe ya Pentecote bakizihiza uwo munsi mukuru. Kwa hivyo katika hiyo kongamano tunaenda kujifundisha jambo la muhimu, hata pia sisi tuipeleke huko Kenya kwetu. Natwe ibi turi kubona hano bizaba bigiye kuba dutegereje twajemo, tugiye gusubira tuzasubira iwacu natwe tubitegure mu gihugu cya Kenya, tubashe kujya duhuza amatorero ya Pentecote yizihiza uyu munsi mukuru. Maana Yesu alipokuwa duniani aliwaambia wanafunzi wakae kwa pamoja, awatumie Roho Mtakatifu. Ubwo Yesu yarakiri mwisi yarababwiye ati muzagume hamwe, ubwo nzaba ngiye nzaboherereza imbaraga z'umwuka wera. Na hiyo ndio tunaenda kutarajia hiyo siku. Uwo munsi rero niwo tujemo, niwo twaje tujye kwinjiramo. Tujazwe na tujaze zaidi. Kandi twuzuzwe dukomeye, twuzuzwe bundi bushya. Na tukaweze pia kuwa kielelezo kwa wengine. Kandi nziko tuzabigeza no ku bandi nabo bikababaho. Kwa hivyo karibuni sana katika Rwanda. Ni byiza kuduha ikaze muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nyinyi nyote mahali mlipo, nchi yote, karibuni sana, tukaweza kuwa na ushirika pamoja, tushirikiane kwa pamoja siku ya Pentecost. Twabibonye mwewe ukurikiranye, muze abari hirya no hino mu Rwanda mu nzira zose, muze duterane kuri uwo munsi mukuru wa Pentecote. Karibuni sana. Murakoze cyane, tubahaye ikaze. Na Mungu abariki sana. Imana ibaho umugisha. Ni ku nshuro ya mbere aje mu Rwanda. Yarubonye gute, yarwumva gute? Okay, ni siku ya kwanza kwako kufika hapa Rwanda. How do you feel and how do you see in Rwanda? It's the first time to come in Rwanda. Yeah. What have you observed for the first time? Nimeipenda kwa sababu ni nchi imejaa milima, kuna mabonde. Yeah, ni igihugu cy'imisozi myinshi cyane ugereranyeje n'igihugu cyacu. Nimeona uumbaji wa Mungu kitofauti kwa sababu Kenya hakuna hii milima mikali. Nabonye ukuboko kw'Imana imirimo yagiye ikora kuko iwacu ibyo ntabyo dufite. Imisozi. Na ni nchi pia iko safi kabisa, hakuna uchafu. Kandi ni igihugu cyuzuye isuku, gifite isuku nyinshi, nta bintu by'umwanda, nta mwanda uri muri iki gihugu. Kwa hivyo nimehisi nikiwa katika environment nyingine nzuri zaidi. Ndetse n'ikirere cyanyu cy'u Rwanda kimeze neza cyane. Amen. Reka tumushimire, tumwifuriza umunsi mwiza wa Pentecote. We welcome you, karibu sana.
Asante. Mungu akubariki. Amina. God bless you. Amen. Thank you. Bakunzi b'iyobokamana TV turacyagenda tuganira kuri Pentecost, turi kumwe na missionnaire cyangwa bishop cyangwa pastor byose ngenda bikwita kubera ko ayo mavuta nyakubonaho. Ubundi iyo bavuze Pentecost bakunzi b'iyobokamana TV, Pentecost si umunsi wo kwibuka gusa, ahubwo ni umunsi w'imbaraga nshya z'umwuka wera. Hari ibintu byinshi kuri Pentecost abakristo byibuka. Bari abanyakenya tuganiriye mbere, nakunze cyane kuntu banganirije. Icyambere umwe yavuze ati ngewe Pentecost nyirutisha Pasika nkayirutisha Noheli. Ati kubera ko Pentecost ni wo mwuzuro w'itorero cyangwa ni wo musingi w'imyizerere dufite y'abakristo. Icyo ngicyo nawe uracyemera gutyo, ariko uratangira wibwira abantu badukurikiye bamenye ko tugiye kubana nande muri iki kiganiro. Ndabashuje cyane, urakoze Joel. Amazina yanjye ni missionnaire Eric Sengimana Muzungu. Ndi umunyarwanda, nkaba nkorera umurimo w'Imana mu gihugu cya Sudani. Ndumva ashize imyaka hafi 14, ariko kuva icyo gihe byagaragaye nagiye n'ubundi mu murimo w'Imana. Ndetse kuri ubu dufite amatorero menshi ageze kuri 5, igihugu cya Sudani y'Epfo, igihugu cya Kenya na Tanzania. Ninjye wayafunguye, ninjyewe muyobozi wayo. Aho wavuze rero ko ndi bishop cyangwa pasiteri, nibyo koko ntago wibeshye. Ntabwo nibeshye. Kuko nabanje gukora umurimo w'Imana atake missionnaire, tugendera kuri recommandation cyangwa ku mpapuro z'itorero rya Pentecost y'u Rwanda. Ariko nyuma yaho byagaragaye ko kohereza abamissionnaire bandi ako kanya ngo ba taking over bakomeze ku murimo w'Imana ntago byashobotse ako kanya, ariko ndizera ko babirimo babitegura. Niyo mpamvu rero twabiganirije abayobozi baduha go ahead, dutangiza amatorero y'Imana. Tukaya kontrola mu buryo bwose bushoboka, ariko tugende n'ubundi ku musingi w'itorero rya Kristo. Harya muri Sudani siho haba ubukristo bugoyera. Ni Sudani y'Epfo ni ya ruguru, ariko ni y'amajyaruguru I think. Joel, urabona iyo tuvuze ku kintu cy'ubukristo, nubwo tubona ko hari ibihugu wenda nk'ibyo bihugu ni ibihugu by'Abarabu, ni ibihugu birimo abantu bafite imyizere cyane yaba Islam, ariko no mu bindi bihugu bya gikristo bitwa ko ari abakristo, usanga imyizerere yabo cyangwa kwizera Kristo bigoranya ahubwo kurusha uko muri biriya bihugu bitari bya gikristo bo bahita bamwakira vuba cyane. Kuko niba ujya mu gihugu runaka cyangwa zone runaka, abamissionnaire barabizi, abavuga butumwa bajya hanze hirya no hino, ushobora kujya mu gihugu gifite Christianity, kiri under Christianity, number cyangwa percentage iri hejuru, ugasanga agace runaka nta bakizwa ahubwo bibereye mu bindi bintu. Yego. Bitandukanye no muri ibi bihugu tuvuga byarabo nka Somalia, Ethiopia, Sudani, Egypt. Ukijijwe waha bakijijwe, ugasanga Imana barayakiriye cyane. Umukristo waho nyine aba ari umukristo. None hari sheria nyinshi bagendera. Pastor, mbere wenda yuko ninja mu bibazo bya Pentecost, hari ikibazo ushaka kubanza kukubaza gikomeye. Nabari abantu bakomojeho bano bashyitsi baje muri Pentecost hano mu Rwanda. Hari ikintu uriya mu mama yavuze ati ngiye n'ubwa mbere ngeze mu Rwanda, atariko ati ndagira mbabwire ukuri yuko abanyarwanda mufite amahirwe akomeye. Ati kuba Eglise de Pentecost, ubwo ni ADPR, ifata ku munsi wa Pentecost ukabona yateranije abakristo bakawizihiza bakagira gute. Ati nta mahirwe akomeye. Ati twebwe muri Kenya tusanga bikora bakeya, usanga batabyitayeho nubwo tuwemera, ariko ntabwo biba bifite imbaraga nk'iza hano mu Rwanda. Ubundi nkawe ugenda mu imahanga ya menshi, yo za Sudani, Kenya, Tanzania n'ahandi hantu hatandukanye, ubona ari ayahe mahirwe abakristo bo mu Rwanda bafitemo wadani ahandi? Kuko iki biravuze siwe wanyine ubivuze, yo nganire n'abanyamahanga benshi baravuga ati mu Rwanda hari amahirwe mufite. Ati mu bintu by'iyobokamana tubona hari uburyo bifite sustainability. Kuri wowe nka missionnaire rero ubibona gute? Urabona, urakoze cyane Joel. Ndagira nkubwire ko igihe cyose umusingi cyangwa foundation
ari mbi n'ubundi bigira ingaruka mbi yego hejuru ariko iyo itangiro ry'ikintu ryabaye ryiza no hejuru tuba dufite ibyiringiro yuko bizagenda neza yego ibi ndabivuga ko iri torero turi kuvuga rya Pentecote rya ADEPR rifite umusingi muzima ryubakiye ku mahame ya gikristo ryubakiye kuri Bibiliya ku ntumwa n'abahanuzi ni itorero risobanukiye imbaraga z'umwuka wera ibi rero ntago navuga ngo kuba uyu munsi habaho ikintu cyo guhuza amatorero ya Pentecote itorero rikazana abantu hamwe bakizihiza uwo munsi mukuru ni ikintu barabyigishijwe mu Kristo ahora hari norme hari ibintu principles cyangwa amahame y'itorero uretse n'itorero n'undi muryango n'igihugu uriya tugira principles mu gihugu cy'u Rwanda habaho ibintu byinshi byo kwihesha agaciro byo kudashyikirwa ubudasa ni ibintu donc nk'umunyarwanda nk'itorero ry'u Rwanda ibyo bintu rero rifite principles rifite amahame itorero rifite imana ryubakiye ku nyigisho nzima nta buhanuzi bupfuye dusanga mu itorero ntago rero nashidika ko uyu munsi dufite ibyiza cyane ni amahirwe rero kuba itorero ryarabaye mu gihugu cy'u Rwanda kuko abarizanye inyigisho batanze zagize impact kuri generation yagiye ikurikiraho niyo mpamvu n'uyu munsi natwe twaje kugira ngo tubihamye turabagabo bo kubihamye urakoze cyane yego kuri wowe Pentecote ni iki kandi ifite uruhe ruhari mu buzima bw'abakristo iki kibazo kukibaza ni ukwibanda cyane ku gusobanukirwa impamvu uyu munsi ari uwihariye mu myizerere ya gikristo urakoze kuri nge Pentecote kumbaza ngo ni iki nabanza ahubwo nkavuga ngo ni ubundi abantu bafite uko bayifata umuntu ukavuga ngo ndi umupantekote Pentecote ubundi nta nubwo ari wo munsi wacu wa hano Pentecote bigaragara ko kuva kera Imana yagiye ishyiraho gahunda navuga hari nk'iminsi mikuru igera nko kuri 7 ntago ndayitondora yose ariko ndavugamo nk'itatu Imana yatanze nko mu mubare w'igice 21 niho batubwira iby'iminsi mikuru harimo iminsi mikuru nk'itatu turavugamo Pasika turavugamo umunsi mukuru oya harimo uw'ibyumweru nyuma ya Pasika habagaho iminsi 50 ibyumweru 7 ibyo byumweru babaga bategereje kumva icyo Imana iraza kubabwira kubaha iyindi briefing yego bigaragara ko mbere mu gihe cy'iyo minsi mikuru bajyaga ku musozi Sinayi bakajya kumva icyo Imana bakugasongero habagaho ibintu bikomeye cyane ku buryo Mose yazamukaga Imana ikamubwira icyo ishaka kubwira abantu igitangaje nuko kuri uwo munsi buri muntu wese wabaga abayuda mu ndimi zabo zose babaga b'amoko yose bumvaga message at once tuba niba uri umunyarwanda niba uri umunyakenya nk'igihugu cy'u Rwanda dufite ururimi rumwe turumva na twese ariko nk'aba baturutse mu bindi bihugu bafite indimi zirenze 30 niba ari message bagendaga ari en groupe message yavuga ku Mana ikazi gahita igenda direct bakayumva bakayisobanukirwa ikindi cyabagaho gitangaje cyane muri iyi minsi mikuru habagaho presence y'umwotsi muri iyi minsi mwabonye ubwo bari barimo batora papa cyangwa umuyobozi mukuru haraho bihuriye cyane nangiye kubaza ego birahari rwose nta gishya kuri uriya mwotsi mwabonye uzamuka umeze kuriya rega birahari birasobanutse nuvuga ngo uwo mwotsi yo utabonetse kuri Mount Sinai ntago ntago Imana yabaga yavuze ntago iba yavuze bategerezaga babona umwotsi ucumbye bakaza bihuta bose hakaba hari abashinzwe kuvuza amakondera kugira inanga cyangwa abantu bazi ko numva se bikorwa nka biranyire twabonye mugari papa towe niko bimeze rwose gusa igitandukanye n'ukuri ya mwotsi ucanwa n'abantu yego ariko ni symbole ni symbole mbere rero umwotsi wazaga direct ari Imana iwohereje ari Imana iwohereje Imana ikababwira
ikarenewinga amasezerano yabo ndetse n'amategeko igatanga n'andi mashya iyo covenant. urakoze cyane. noneho nyuma yaho muri iriya nuza y'ibyumweru 7 bari bategereje the same message iva ku Mana, bateranye kandi kuri uwo musozi uri muri ndagukurikiye cyane, bari ku musozi Mount Sinai. noneho iyindi groupe kiriya gihe cy'isezerano rishya ni Yerusalemu bari bariyo, ariko expectation zabo zari z'icyo gihe kumva amategeko, the law, amategeko ava ku Mana. noneho bagiye kumva wa muriro wazaga kuri Mount Sinai hejuru, wavuyeyo wakunda kuza ku gasongero k'urusengero bubatseho bayitaga Shekina, Mount Shekina, kari akantu ko hejuru kagombaga yari nka tabanako, ari ahantu hahurira Imana ivugira. yego. noneho muri urwo rusengero aho ngaho niyo Yerusalemu bari bicaye. abari bari hariya kuri Sinayi ku musozi bumva wa muriro ntiwaje kuri Mount Sinai, ahubwo wasanze ku ntumwa ujya ku mitwe yabo. Amen. ni ikintu gitangaje cyane. kuva icyo gihe rero uwo munsi abari bamaze igihe bategereje ibyumweru 7 ni iminsi 50. niyo mpamvu bahise bawita Pentecote. yego. kuko ngo ibyo byumweru 50 nibwo izo mbaraga zabaje, izo mbaraga zabaje. kuri nge rero uyu munsi icyo navuga unyubukize, bariya bari bateranye bategereje kumva icyo Imana ibabwiye. nk'uko mwene data yabivuze, umunyakenya yavuze ko nawe yaje kongera yongere yuzuzwe bundi bushya, ahabwa izo mbaraga zindi, izo yari afite yongereho izindi. icyo ni ikintu cyiza cyane. noneho kuri twebwe nkanjye nanjye mfite expectation kuri uyu munsi. hari iyindi reunification cyangwa kuzuzwa bundi bushya, guhabwa izindi mbaraga kuri uwo munsi wa Pentecote. kuko Imana ntago ijya igira limitation y'ikintu, ihora ari ikora buri munsi. n'uyu munsi rero uko yariri niko nejo izabire ku munsi wa Pentecote. ndumva aricyo nabwira abakurikiranye Iyobokamana TV ko ari umunsi mwiza cyane. nanjye hari expectation, ntegereje kumva icyo Imana itubwira. kandi ikindi kineje nuko abayobozi babwiraga bagaragazaga aho abantu bagomba guteranira, niba barajya kuri Mount Sinai cyangwa barajya Shekina i Yerusalemu. ngo urumva byari ibintu byimukaga. ADPR abari i Kigali mu Nyarugenge ku wa gatandatu. aha, icyo ni ikintu cyiza, abayobozi babikoze neza. ngo bagomba guhurira ahantu runaka, niyo protocol. barasoma Bibiliya, muyisome mu Balewi igice cyaho cya 21 barabitubwira byose. intumwa za Yesu zakiriye umwuka wera bituma babasha gukora umurimo w'Imana bashize amanga, ndetse bamwe bemera gupfira ibyo bemera. ese muri iki gihe ubona hari abakozi b'Imana bakwemera kugeragezwa nk'intumwa bagapfira ubutumwa bwiza? ni iki abiki gihe dukwiye kwigira ku ntumwa za Yesu zuzuye umwuka wera ku munsi wa mbere i Yerusalemu, nk'uko tubisanga nyine mu gitabo cye byakozwe n'intumwa ibice 2? urakoze cyane. mu kintu kijyanye no ku nk'uko Bibiri bitubwira mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere naho biravugwa, ndetse n'icya kabiri yaravuze ati muzategereze nzaboherereza umwuka wera, azabaha imbaraga. navuga ko itorero riracyafite abo bantu, Imana kuko ntago yabura abantu, nubwo atari bose ariko barahari, bagomba guhabwa izo mbaraga, bagomba kubwirwa cyangwa guhamya iby'umwuka wera, ku buryo niyo bagera mu karengane babasha kuvuga ukuri, babasha kuzwa gusenga Imana, bakagira uburyo ki bahagarara bakabigaragara. kuko ntago wambuza gusenga Imana, nta nubwo wambuza kuko ushobora kumbuza hano, ariko hano nko muri iyi minsi hari ikintu gihari nko mu Rwanda, amatorero, insengero nyinshi zirimo zirafungwa, leta ibigizemo uruhare. kubahagarika nta kundi, ni uburyo bwo kuvuga ngo protocol imeze gute mu gihugu cy'u Rwanda, ese izi nsengero zujuje ibyangombwa. ariko niba bakuyeho izo risk cyangwa babona bitajyanye na gahunda ya system politike y'igihugu cy'u Rwanda, ubundi insengero ziri mu mitima yacu. n'aha mpagaze ni urusengero,
nicaye mu modoka yanjye ntago ndateza akavuyo nta n'ingaruka biragera kuri aba batu n'aba bari hano nta ngaruka ndabikora kuri gahunda kugeza igihe ndagendera kuri standard z'igihugu nabo bashaka so kuri icyo cyo guhamiriza rero Imana kubw'imbaraga z'umwuka wera hari benshi bakoze ibintu icyambere kiri primary purpose cyangwa icy'ingenzi cyo guhamiriza Kristo no kuvuga ubutumwa bwiza kuko Petero yashize amanga kuri uriya munsi arababwira ati ntabwo twasinze ni wa Yesu uriya mwishe niwe wakoze ibi bintu uravuze kaza dusukaho umwuka wera nicyo ngicyo ni ikintu gikomeye cyane bivuze ngo dushirama nkuko ndi kukubwira hari ibindi nakakubwira ariko ndakubwira Kristo niko bimeze mpagaze hano ntari kuvuga ibindi ntago ndi kubibya bene data ahubwo ndi kuvuga Kristo amen ngo ikikubwira ko wuzuye imbaraga z'umwuka we nanjye kukibaza ndumva utagiye kugisubiza ni izihe ngaruka nziza zigaragara ku mukristo wakiriye umwuka wera nkuko byagenze kuri Pentecote ubu no mu Pentecote yagombye kubarangwa n'iki abantu bamumenya gute ku buryo umuntu avuga ati uyu no mu Pentecote urakoze nkuko nabisobanuye Pentecote n'umuntu wategereje Imana akumva icyo Imana imubwira nkuko aba bamaze ibyumweru 7 bicaye ahantu hamwe bategereje kuvugana n'Imana Imana hari misiyo ya mbere bari barabwiye ko bazahamiriza nde Kristo mu mahanga yose haleluya natwe rero nk'umuntu cyangwa se nk'umunyarwanda nk'umukristo kuri uyu munsi wa Pentecote ibintu bigomba kundanga cyangwa kugaragara icyambere harimo guhamiriza Kristo harimo kumuhamiriza hari ibimenyetso icyambere no kubuhamya Kristo kuko hari abamwumva ariko batamuhamiriza kandi kumuhamiriza no gukora ibyiza no kumvira no kuganduka Kristo yaragandukaga nta kuba ibyihebe ngo tujye niba batubwiye ngo ntidukore kuko ziriya ntumwa barazibuzaga gukora ibitajyanye na standard wenda y'igihugu cyangwa standard ya politiki y'abagiriho bari abantu bari innocent ntago barwanyaga leta ntago bavuguraga bari abantu bari humble baciye bugufi cyane ntago bigeze bakora ibintu byababaza n'umuturanyi n'undi muntu wari we wese so nk'umupantekote nk'umuntu wuzuye umwuka wera hari Imana itorero ni rya Kristo niyo mpamvu mboneho kubabwira ngo abirwa urabizi ko itorero hagiye habaho ibintu itorero riguhagarika abapastori abashumba yes ariko nka missionnaire nanjye kugikubaza nukubera iki ubona itorero rya Pentecote cyane cyane ryo mu Rwanda reka bari ryo mvuga ADPR ni itorero ry'umwuka cyangwa riyoborwa n'umwuka ariko rikaba ari itorero rimwe rihoramo amakimbirane bombori induru za hato na hatoya ubona biterwa n'iki ku itorero ry'abanyamwuka ari ryo ryari rikwiye kuba intangarugero mu miyoborere no mu bundi buryo bwose ariko karibonamo bombori biterwa n'iki kuri wowe urakoze Joel yego nagira nkubwire ko itorero rya Kristo yabivuze neza ko ryubatse ku musingi muzima naho amarembo y'ikuzimu yahaguruka atarishobora yego icyo nshaka kuvuga iyi bombori rero wumva cyangwa kutumvikana kw'abantu bamwe abayobozi abayoborwa navuga ko Imana ntago ari Imana ya conflicts ntabwo iri muri bombori ntago irimo ntayirimo kuko Imana kuko nibuka nkanjye njya kukizwa njya kumenya Imana nagize iyereko mbona ikipe ya umuntu umwe yaraje aravuga ati nje kugukiza ntutinye anyereka igitabo anyerekamo amazina yanjye ambwira ko kiriya gitabo ariho amazina yanjye ambwira ko agiye kuyakuramo akayashyira mu kindi nabonye abantu b'imbaraga zikomeye ngerekwa baraza baje kumurwanya uwabivugaga ngataye yimura ngatari kura muri ya system yari computer iteye ubwo ariko mu minota 2 yarambwiye nge ngo reba muri cya gitabo wageze ndebye ndarireba amazina yanjye yose amen ndabizi I'm very sure ni nabyiza kujya kureba nkuko umuntu abati barakubaruye se genda ujya kura muri system ukurimo nibyo narebyemo urumva babantu ntibabishaka bari baje kurwana ariko ntiyarwanya ku mbaraga ze yarishyizemo ndarireba
reka mbonera ahubwo kukubwira wowe ukurikiranye kuri uyu munsi mbere yuko twinjira warebyemo niba muri system urimo nukurira muri system wayigezemo kamera Imana ishimwe cyane nanjye ndimo icyo ni ikintu hejuru aho rwose ntago ari Imana ya ba Petero bareka Imana yikorera umurimo wayo ubona biterwa n'iki rero ntabwo izi biterwa ni byawe ni ngaho ubutunzi buri niho Satani arasa reka mvuge wenda kuko nk'ibibazo usanga mu itorero ntawe bigeze babuza gusenga oya reka n'abakristo babwiye ngo yihakane Kristo gusa hari ibindi bintu basic needs tubona muri iyi si niba ndebe iyi modoka iraza kumpa lift nkaba naje hano nta means of transport birantera ikibazo imodoka n'ibidahari ndatangira gutekereza uko ndagenda abenshi ni ukureba kuri ibyo bintu by'isi kuko nkanjye ndumva wabifatira hamwe n'ikibazo cya gatanu ni izihe nama wagira abakristo mu kwitegura no kwiziza neza umunsi wa Pentecote ku buryo utaba gusa umunsi wo gusenga ahubwo ukaba umunsi w'impinduka zifatika aba Pentecote bo mu Rwanda ni iyihe nama bagira icyambere harimo n'ibyo nyine byo kudahururana na bombori cyangwa bibakure mu mwuka nkanjye ndi umukristo w'iri torero yego nanjye kandi niba ari umuntu wakaribajije ngo niba ari umuntu ukora ibintu bikorwa yego by'urukundo by'ivugabutumwa nuba abashyitsi bari kuza mu gihugu cy'u Rwanda n'abandi baracyari mu nzira ntago nzajya navuge ngo muranyishyura dore nazanye abantu yego kuko nzi wo nkorera amen ndakorera Kristo yewe nta n'uwe ndabwira ngo mubahe accommodation ntawe ndabwira ngo mubagaburire Yesu yaravuze ngo mubagaburire mubacumbikire so ibyo dukura amaso ku bintu duhanga amaso Kristo amen inama nziza mu Kristo wese wabukurikiranye iki ngiki dukura amaso ku bintu n'abantu yes duhanga amaso Kristo kabisa niwe cyitegerezo Kristo ntago ari umuntu w'akavuyo Kristo ni umuntu uri simple kandi umunyembaraga yagiye bivuga kesha ati yo mbishaka mba nohereje ingabo nyinshi zigakora ibingibi ariko iyi niyo message numva naha buri wese ukurikiranye iki kigano kuri uyu munsi wa Pentecote yego ngira rero ngo ni ibintu byumvikana cyane ni naha ngaha dusoreje umuntu yamubaza ibintu byinshi dore ko ni umumissionnaire murumva ko abafite ubuhanga mu gusubiza ibibazo ariko tugana ku musozo nyine wakomeje kuvuga ati abashyitsi batangiye kuza hari n'abandi bagomba kuza gahunda zabo zimeze gute hano ni bande bazaza kugira ngo abantu bakurikiye Iyobokamana baze no kubisobanukirwa urakoze cyane ubu tumaze kwakira abava mu gihugu cya Kenya bahageze dufite abashyitsi bava muri Korea y'Amajyepfo ni abantu bakunda cyane iri torero ryacu umunsi wa Pentecote nawe ejo barabahageze dufite n'abashyitsi bavuye mu gihugu cy'Ubushinwa abo nabo barahagera ku munsi w'ejo abashinwa nabo bizihiza Pentecote cyane rwose ariko baracyaza kureba nibiki bikoreka kuri uyu munsi muri iki gihugu cy'u Rwanda dufite n'abashyitsi bava mu gihugu cy'Ubugande cy'abaturanyi nabo tuzaba turi kumwe ndetse dufite n'Abasudani nabo bahageze turi kumwe hano bahageze kandi baje kwizihiza umunsi wa Pentecote yego ubwo rero ikaze n'abandi bose bari hirya no hino Pentecote nziza yego amen Iyobokamana TV tuzakomeza kubagezaho ibya Pentecote iby'aba bashyitsi inyigisho zabo ndetse n'ibiganiro bitandukanye mwakoze cyane kudukurikira reka tubifurize Pentecote nziza umwuka wera ngaduha imbaraga zo kuvuga ubutumwa dushize amanga akaduha imbaraga muri byose kandi akaba ari we udushoboza uko guko rero ashoboza abantu nawe agushoboze byose kandi ahire n'imirimo y'amaboko yawe mwakoze cyane kudukurikira missionnaire mwakoze kutuganiriza Imana ibahe umugisha asante amen